ibyishimo n'ibyishimo hano kuri stade ubu twishimye mutuvugana nyuma yuko tubuza Ruvumvu twese ubu twishimye twaguze undi mukinnyi kwa Afurika y'Epfo ngira ngo muri kumureba aha ngaha Ruvumvu yaratobaje ubu ntimwabyumva Ruvumvu yaduteye agenda ntimwabyumva ariko nashaka agenda twaguze undi mukinnyi kwa Afurika y'Epfo amazina yawe yababwira banza yumve neza Rayon Sport twaje babwiye amazina yawe nyakubaho murakoze cyangwa mugari wa Rayon Sport ikibazo mwe mufite cy'ibitego naje ndi Imana y'ibitego yaje ari Imana y'ibitego ndagira ngo mwese turabashuhuje kubanza muri ducanwe iyi ni Umararungu TV mwese badukurikirana cyangwa mbabwire yuko twakiriye umukinnyi wa muri Afurika y'Epfo amazina ye bamwita Debayoro n'umukinnyi uje kuziba icyuho twagize muri Rayon Sport abafana mwese mbihanganisha kagahinda twagize kuko kubura umukinnyi wacu w'umukongomani Ruvumvu yaratubabaje ariko ntabwo byabaye twabiteguye ariko Imana yadushumbishije hano dufite undi mukinnyi mushyashya ugiye kuza byose akazabikora ndagira ngo nihanganisha abafana abakunzi ba Rayon Sport tugaruke ku kibuga kugira ngo turebe umukinnyi wacu Debayoro kwa Afurika y'Epfo agiye kuza nk'Imana y'ibitego agiye kuza gukora ibintu ndagira ngo twese tugaruke ku mastade twese kongere twishimire umupira kongere dukunde Rayon Sport abafana mufashe mugaruke mwese kugira ngo ibitego ese nyakubahwa Yoro ukina ku mwanya kandi wowe uri umwataka ese uri kumva kuva muri Afurika y'Epfo ibitego watsindaga stade mwakiniragaho urabona stade mwamaze gukiniraho wowe n'umwitozo wawe wa mbere ubibonye ute ndishimye nk'umukinnyi mukuru wa Rayon Sport yego stade ni nziza n'abafana benshi nta kibazo yego cyane ngira ngo twaje tubona ibitego by'utsinda byinshi n'ibya bitego bigenda muri file zo hejuru sinzi niba file zo mu Rwanda ko wazibonye twabonye imyitozo wakoze bwa mbere utsinzemo ibitego bigira muri 7 imyitozo ya mbere ibitego bigira muri 7 ese nk'abafana abakunzi ba Rayon Sport ese ibyo bintu bizakomeza gutyo cyangwa bizarangira ikibazo bari bafite cy'ibitego bizarangira kandi bizanyongera cyane yego Imana igumugisha cyane ndagira ngo nongere mbibutse ko bakunzi b'Umararungu TV 250 twakiriye umukinnyi mukuru wa Rayon Sport hano kuri mu Mararungu ngiye mu ndeba hangaha ndi umufana wa Rayon Sport gikundiro muno minsi tutameze neza ku mpande zombi ariko kugira mwayibonye tubone ko dukubita agakipe mwayibonye mwabyitegereje ubu ngubu nagira ngo mbizeze ko nanjye nk'umuntu maze kureba imyitozo uyu muhungu yaje koko yajaje ese ahangaha waba ugiye guhembwa amafaranga ye muri Rayon Sport wowe amafaranga ni miliyoni 10 za buri kwezi nizo umukinnyi Debayoro kwa Afurika y'Epfo agiye kujya ahembwa kuva muri Rayon Sport turabakirengira ngo mwese murabizi nta kibazo dufite amafaranga turafite ahubwo icyo twaburaga gusa bari abakinnyi ubu ni ibyishimo byinshi cyane ese Debayoro igikombe cya Afurika igikombe cya Kagame Cup igikombe cy'amahoro ibyo byose urumva uzabiduhesha ikintu mbisheje abafana ba Rayon Sport byose tuzabitwara byose bizajya mu kabati kacu nagira ngo kiganiro kimo kirasoza mwese abafana abakunzi bari impande zose enye z'isi abari majyaruguru abari majyepfo twaguze umukinnyi mushyashya Debayoro mwese mwamwumvishe akabazo k'amatsiko ufite umugore ariko ufite umukunzi ntabwo yaba okay ndumva impamvu nembe kubanya numve ko hano mu Rwanda wenda uzakora imyitozo cyangwa se uzuzumara igikiniro iwanyu ni ufite umukunzi byangwe kunde azaba huri kugira ngo bashe kudukorera ikibuga neza ufaje kucurikira kabisa ibitego bijye mari byinshi nakwe tubashe kongera kugaragaza ibyishimo kuri stade nk'abareyo ndumva kiganiro kwa isoreza ngaha hari ikintu wasaba abafana ba Rayon Sport mbere na mbere icyo nabasaba no kujya baboneka ku kibuga bakadushyigikira yego kuko nicyo gitego cya mbere cyabo sawa urakoze cyane noneho nyuma yuko usabye abafana noneho hari ikindi wasaba wenda abayobozi ba Rayon Sport wenda mu gihe baba babonye iyi nkuru yawe icyo nabasaba no gushishikariza buri muntu wese umufana wa Rayon Sport ko nambogamizi nemwe hari kandi ko ikipe tuzayikorera cyane sawa murakoze cyane none hari amasosiyete menshi cyane agiye ari impande n'impande yifuza kuba yamena imishinga yayo muri Rayon Sport ayo masosiyete yose
acika intege cyangwa yongera imbaraga kugira ngo tumwe tubone iyo nkunga yo kugira ngo Rayon Sports ikomeze itere imbere? Byo bivugaho iki Skol n'abandi bavugaho iki? bateganya gukuramo gahunda zabo bakongera biremewe ko n'izindi kampani zindi twazamamariza. Yego, nyuma y'uko Skol imaze gushyira amafaranga menshi nyangwa wajya uyibona impande n'impande w'abaguri mbere y'uko uza muri Rayon Sports, ntago wari ubwa mbere waruyumvisha wajya guyumva Rayon Sports, ntago bigutunguye sibyo? Wajya kubona Rayon Sports tugira ikirangantego nk'iki, ubona imace imwitozo urangiye, iyi ni Skol. Skol ni umuterankunga wayo mukuru, ariko bitavuze yuko hatari n'abandi baterankunga benshi bifuza kuba batera inkunga Rayon Sports. Abo baterankunga Debayoro arababwiye ati mwese rwose muzane ibyanyu tuzabashyigikira, ibyanyu bizatera imbere. Bari batangiye gusa nkaho bacika intege, imishinga myinshi kubw'impamvu zo kugenda zicika intege. Ruvumvu yari umukino ukomeye, wajya kumwumva? Ruvumvu ni umukongomani, umukino ukomeye, nyuma yuko akoze ikosa rimwe gusa, aha ntabwo twemeye amakosa cya discipline yacu angana nk'iy'abasirikare. Muri discipline itari nziza cyane, Ruvumvu yahise yirukanwa. Amaze kwirukanwa none uje umusimbura nk'Imana y'ibitego nk'uko bitubwiye. Umwitozo wa mbere wawe utsinda ibitego, ndumva wari utunze 8, bibiri byanga biba 6. Yego, turishimye nkatwe nk'abafana, twari tuhibereye kuko twaje kwakira kukureba uburyo imyitozo yagendaga, uburyo byose yabimeze, kandi turifuza ko ntacyo uzagira, ndetse turifuza ko nunatsinda byinshi tuzagura n'ikibanza aho bita Inyamata. Inyamata urahazi? Ndahazi, namwe nta kibazo muzagira. Okay, sawa. Ndumva mwese mu dukurikira kuri Umararongo 250, twari twakiriye umukinnyi mukuru wa Rayon Sports kuva muri Afrika y'Epfo, amazina ye ni Debayoro, naho jewe umufana wa Rayon Sports ku mutima ni Fisi. Murakoze cyane kuba natwe, ibindi biganiro namubibona. Rayon Sports big up, abafana big up, abayobozi big up, sawa sawa, merci. Kamanzi bakutimo kavuzera gatoya dusezera umukinnyi wacu.